Nyaruguru 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 we Nyaruguru 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 we yeah Nyaruguru we yeah Nyaruguru we yeah Sanzari zuru ry'umwezi nahanjye mpimbira umwato niko kumwe tumwahanga kurutwa nsubiye mwita marebeye nsubiye mwita marebeye kahanda temba amaribori mbese ko nshimisha mwese nkaho zabarira nkakerereza n'abagenzi mbese nk'uwo mwanzi yavahe icyamunyereka ngo mwibarize icyo yibaza Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko gahunda zimeze neza. Reka nongere mbashimire kandi nongere mvuge ngo mumeze mute. Nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda we. Akantu ngiye kureba mu mufuka nakangaka nicaye ku Gitego hoteli munsi ya control technique i Remera niho ndi naho nicaranye n'ibi byamamare mubona. Babakorera serivisi zigiye zitandukanye, harimo coffee shop, harimo rooms, harimo ibintu bigiye bitandukanye cyane cyose barabigukorera. Wowe basure kuri email yabo gusubandikire www.igitegohoteli.com ubundi gahunda zibashe kugenda neza, urebe ibyo bagukorera bitewe naho uherereye. Wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano hirya duturanye abarundi cyane cyane nifuje kubataramira uyu munsi ndi kumwe n'abantu batatu. Uyu we muramuzi ariko sindakabati bavuye kuyora ibifaranga nawe wari urimo ya nago nge narindi baguhaye se byibura bari bume uri bari buduhe. Yes, ni Yawe TV ndi kumwe na Kelly yamumaze kumumenyera kuri kamera za Yawe TV si ubwa mbere, ndi kumwe n'undi n'ikindi cyamamare kazi nacyo. Murabona kuntu bambaye nyine bambaye nk'abantu bavuye gufata amafaranga. Muraho neza meze neza meze neza akanyamuneza se k'ibiceri ko nako ndi kubona karahari ahubwo sinzi impamvu utari kubibona. Karahari amazina Izere Diane. Uwundi umwegereye Nganzo undi umwegereye Kelia. Mwese muri ese mvuge abanyagakondo mwese mu muririmba gakondo. Uyu we uri hagati yatwaye irushanwa rya Art Rwanda 2019 2018 mu mpera mu kwa 12 miliyoni burayegukanye uburayitwaye. Bariya nabo bavuye mu marushanwa, niyo mpamvu nifuje kugira ngo tuganire banadutaramire twumve kuntu gahunda zimeze. Ndagira ngo Nganzo kwijwi ryawe wenyine bataracuranga ubanze unyumvishe numve nimba bijyamo neza. Hari mu gitondo akazuba karasa mpamagara uwo nabyahiye nihinga mwana wanjye mereza ya mpinga umena rwa ruho nzanira na za nzuzu nshyiriraho mu ndahiro maze nze mbaza bakuru ritararenga mana y'u Rwanda amatage n'amatindi gusaza n'ugusahurwa. Kelly wowe se wankoreyemo nkumva impundu z'urwunge impundu z'urwunge impundu z'urwunge impundu z'urwunge iki giterane cyacu kizageze n'ejo. Guma ariko sha wowe hura uraririmba unanacuranga. Napfana kirasimbizi ngewe nzajya ndirimba shiragahinda curanga inanga yanjye kwiza amahoro yo mu mutima bibwira Imana ntuze
birahinduka ibihe birahinduka ibihe birahinduka yes gahunda nuko zimeze rero nyarukira kuri Instagram ya Yawe TV the following kugira ngo ujye ubasha kubona aba bantu neza. Dia umeze neza meze neza umuziki neza fresh cyane ntacyo nashinja Imana gake gake nyine bigenda neza. Nganzo Karame ute meze neza urakomeye yego urabona aba bantu wa mugani ati umwami ahora agaragiwe nawe uragaragiwe. Mbere yuko rero ngira ibyo mbabaza nta karirimbo mwese mwaba muzi ngo mukore mu mirya ubundi twiyumvire iki kiganiro nicyo gutarama nukuri nderuka amata n'amashokora rwa namashome iwacu batashe sinseka guma siko bimeze icyo kivugo ntago ari icy'umugabo hoya kibaho ntago ari icy'umugabo ngo nikubise mu kindi komvumbukana umuvunde ngo kubita kwikana ngo bitakwitaka na mugabo utagirika byita ibyivugo by'amahombo ubwo ibyo nibyo ariko ni kuri userutse uko ari nta bigayirwa ongera uvuge ni kuri uko userutse uko ari nta bigayirwa niko wari uhagaze twagiye rero kuko mwese muri abahanzi ngende umunyamakuru nanjye ibyo mwambaza hari igihe mutabibona noneho mugiye gushaka akaririmbo muhuriyeho Diana bacurangire namwe babiri muririmbe nawe araririmba ariko nta kibazo aha more wararaye more wararaye kahana kamama nugire ngo ndawukwa nganjye nzaguhinga uru rugamba rumaze kurema more wararaye more wararaye more wararaye more warara izo kumbuye izo zirara zigenda gitondo gitangaza ziri mu marembo more wararaye more warara ye more wararaye more warara ye bahambara mu mbyani muvuza impundu bagore bamagaje umugani uruhimbi more warara zikuhutse imirambira mbagiramo inyambo zikumbuye amazi y'amariba adatemba more wararaye more wara umva Wandi rutirukana nk'ubutotagana kwinda ku rugamba sinsuye amarasizana gutabara muzi imbere umva icumu ryanjye nirukarenga banjye nirugwa nk'umuheto wanjye nibarasaba karasana nananye rutirukana gutabamo ntavaruke umva ngwa gasaza gashira amanga ikasanza inkumi iryamye ikata iby'ukunyoza ibirenge aturakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi ute umva ihora mami horere none ihora mami horere none ihora mami horere none hora mami horere none ise umuntu yaruse bose naho nyina arabihebuza niyo mpamvu bamutabanye murahuruka mwibwira ayiwe n'uruhanga rwuje urukundo umva ihora mami horere none hora mami horere none
ihora mami horere none hora mami horere none ingo kwiringira kwibeshya ukiringira inkumi mu nzu mu gitondo ikagutamaza ayiwe byari mbi ikagutamu umva ihora mami horere none hora mami horere none ihora mami horere none hora mami horere none umva ye aho shadiya ngo igihungu cy'icyomanzi icya kindi cy'ikigenge ngo cyabonye ubukwe butashye kijya kwambaza rya ngombe aturansindira iki gitero ayiwe mu gitondo ndaguha intango ihora mami horere none ihora mami horere none hora mami horere none umba hora mami horere none ingo igikobwa cy'icyomanzi icya kindi cy'ikigenge ngo cyashingiwe ku ishyamba ni kure cyane ngo cyabonye ibicu birenga kiti wacu baranuye ayiwe naho byayihe biragatabwa umva ihora mami horere none ihora mami horere none ihora mami horere none hora mami horere none umva inyina wundi urya si umuntu ese umuntu ryaragatsindwa aguha amazi amatari yose ayiwe n'amarwa shengura intango umva ihora mami horere none hora mami horere none ihora mami horere none ihora mami horere none urakoze cyane haje gushya koko Nganzo iyo bavuze umuco nkawe uririmba gakondo wumva iki iyo bavuze umuco iyo bavuze umuco kuri ngewe numva umunyagihugu cyangwa se isano ry'umuntu naho ari Keria iyo bavuze ibishegu wumva iki iyo bavuze ibishegu bihuriye hehe n'umuco ibishegu ntabyo nzi muzabanze munsobanurire menye ibyo ari byo ntago mbizi nk'ubu muririmbye indirimbo zirimo message hari abandi bavuga ngo hari abandi baririmba indirimbo zirimo ibishegu sibyo baziyunguye ibishegu ashobora kuba bizi nacyo reka nibarize Diane urabizi ibishegu uko mbyumva hari ukuntu umuntu nawe yumva ijambo ariko wenda atari cyo bisobanuye gusa ngenekereje mba numva ko ni ijambo rishatse gusobanura ibintu biba bizimije ariko bifite ubusobanuro bwo mu bwihisho ibintu nyine umuntu aba atakavugiye nk'imbere y'abantu urabona nk'umuntu wenda ashobora kuvuga nk'ijambo ukumva abakuze baravuze ati wa mwana we nta kinyabupfura ugira nk'irihe jambo si ngombwa ko ndivuga ntabwo nshaka kurivuga ariko bibaho rero nk'ayo magambo yose umuntu aba yumva afite ipfunwe ryo kuba yabivuga imbere y'abantu atiyubashye cyangwa se wenda atakubahishije numva ko ariyo umuntu yakita nk'ibyo bishego ari byo bishego muri make nuko mbyumva Nganzo abivuze neza ntago niko abyumva ariko ni nabyo ikintu kimwe cy'ingenzi ntago ubundi bishegu ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko ritakabaye rijya mu ruhame ahantu hangombwa ibyo avuze ni ukuri 100%. yego ariko hari nk'indirimbo nakoze izajyanze mu minsi iri imbere nise 90
hari imvugo mu minsi ishize zari zimenyerewe cyane nko kumva ngo samoya igare nizo ndirimbo ntekereza nanjye ubwanjye numvishe mikoro nizo ndirimbo zatunzwe urutoki cyane zivugwa ko ari ibishego zirimo ayo magambo mbivuga uko ntagire unerwe cyangwa nyumve nabi nabyumvishe nanjye mbibwiwe nabiyo izo ndirimbo mu by'ukuri zarakunzwe ku buryo buhagije kandi buri wese yazibyinnye ku rugero ruhagije ntekereza ko indirimbo zafashe umwanya munini muri industry y'u Rwanda so njyewe nkora iyo ndirimbo 90 ntagiye kure cyane y'ikibazo wari utubajije cyitwa ibishegu nayikoze ngira ngo nereke ko nta gahugu sinzi reka mbivuge ndirimbyeho gato iravuga ngo ndahayinga 90 agacu kataragera iwacu ndi ku ijuru ry'akamonyi aha mu nduga n'amarangara ntereye amaso mu murwa aha gahugu karuta kandi nyumvira dore ibyo mpasanze ngo imbyino ni samoya nk'umunyonzi n'igare ngo namanutse mbasumba kuko nari mfite ubushyuhe gakuru yabwiye gato uramenya nuntera ibuye nta ngoma yabuze abarebyi nta niyabuze abubu ndakureba nkakwibwira nsoza ngirana ibi ni ibiki bagabo ba mama nimumbwire iyo ndirimbo nayikoze mu by'ukuri ngira ngo nerekane ko nta ngoma yabuze abarebyi nta niyabuze abubu izo ndirimbo mu by'ukuri wayikoze yarakeneye gucuruza nawe kandi yumvaga ko asohoye ikintu kizima nk'umuhanzi kandi ufatika utari no ku rugero nk'urwa Nganzo urenze Nganzo uvuga aka kanya ariko mushiki wanjye uri hano nawe afite icyo ashaka guha urungano rwe so sintekereza ko abo twabimi ukibuga ngo twumve ko baririmbye kitari ngombwa ahubwo ni gute twakuzuzanya ahubwo cya kindi cyakiswe igishego kandi kiri busohoke kikumvwa na benshi twakibyaza umusaruro kikaririmbwa neza kandi buri wese akacyumvira igihe ntekereza ko rero ngewe nashaka gusubiza ntago igishego nkifata nk'ikibazo igishego nkifata nk'umuhanzi ahubwo wenda uba warenze imbibi udahanga ngo agire ahagarukira hangombwa ahubwo akarenga imbibi agashaka gushyira amarangamutima yihanze ntago ari amarangamutima agashaka gushyira umwenda w'imbere ku karubanda mbivuga uko gakondo ni hejuru cyane hari indirimbo bajya bakunda kwireferaho ngo rwagihuta ni igikoko kinini niyo ndirimbo nkawe uririmba gakondo ibintu bavugamo waba ubizi navuze cyane ariko bakerenda ndabaruta niyo mpamvu nabamariye ijambo wenda ariko ntekereza ko Masamba iyo ndirimbo yivuzeho kenshi rwagihuta yavuze ko ari igikoko kitaryana igikoko kinini swate wenda ngiye nabitekereje nk'uko yabigiranyije nk'intare cyangwa inzovu ariko inzovu n'intare biraryana ariko aririmba ngo rwagihuta ni igikoko kinini ucyagaze igisimba cyiza cyane kitaryana ucyagaze mu by'ukuri iryo aho se wukuyemo iki si ibintu byumvikana se ni igikoko kinini iyo nyirebye numva mfite ubwoba buvanze n'ubwuzu kuko kitarya ni igisimba gifite ishusho nziza wishimira kuba wareba ariko mu by'ukuri giteye n'ubwoba ku bunini bwacyo ako si ikintu gifite ubwoba wakigirira ubwuzu aho ngaho naho naba ninjiye mu nganzo y'umuhanzi wazegera Masamba ariko njye bivuze uko mbyumva rwagihuta ni igikoko kinini twiririmbire twigendere twiririmbire ibyo ni ibintu buri muntu wese yanakwibazaho cyangwa se yanakumva wenda nkamwe muririmba gakondo ese ako karirimbo mwaturirimbiyeho agace gatonyara nimba mukazi ntago nizi Nganzo wandirimbiyeho gatonya iyo rwagihuta se
rwagihuta ni igikoko kinini ni igisimba kiza cyane kitaryana iyo nkibonye numva mfite ubwoba buvanze n'ubwuzu kuko kitaryana. ariko sha none twiririmbira izindi ndirimbo. Gakondo ni gakondo. Gakondo ni gakondo kandi izahora iri hejuru hejuru hejuru. Rero dushaka kandi karirimbo mutiririmbire ubundi twitaramire. Iki kiganiro kigamije ndetse no guhugura abana bakizamuka cyangwa bagikora umuziki. Nshuti twabanye yemwe mfura ziwacu nimuze dutarame duhige umwanzi yigireyo nguyu mumararungu maze mumurohe muhushira intimba kumutima nuzababaza wese muzamubwire muti nguyu w'Imana yabaremeye nguyu bahoze iteka nguyu mumara agahinda nguyu ukesha igitaramo muhuta muri zaza bizihiza mbese ko nshimisha mwese nkaho zabarira nkahakerereza n'abagenzi mbese nk'uwo mwanzi yavahe icyamunyereka ngo mwibarize icyo yibaza mbwira se banga kurutwa mbwira sheza mudashuka ntera inkunga mwanga kuruta maze menye neza aho mwanyuze aho nzabandi hose nzicara nshurange maze ndirimbe mwizihirwe nazababaza wese muzamubwire mutigera umwimana yabaremeye umwana yarahambwiye ati ndamukunda ngabo y'ikirenga umutima untoroka igitereko ati ndamukunda ngabo wisonguriye ejo bundi azaza kubareba umutima untoroka igitereko naryo ngorewe na kirenga umusore ubahasumba musaza we ngo umutima untoroka igitereko atuma umuhungu nsizihe inyuma yacuritse icuma araricurura ko yihenze akarahira ati nakayadi wacu mwiza n'umukobwa mushiki wanjye umutima untoroka igitereko
yadusuye ati ndiyahura nimutamumpa umutima untoroka igitereko ati ndiyahura nimutamumpa kuko ndamukunda nawe arabizi umutima untoroka igitereko mbabazi we kuba umutima untorotse igitereko ko mukunda ubwenge mu buranga ko mukunda ubwiza mu buhanga agira urugwihira n'umutima ukeye maze uko ateye bintera ubwuzu umutima untoroka igitereko yehe naramubonye agorora ikimera nkebutsa ndebye ndoye icyo kibibi cyahamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu makondo numve nkongi ndemyamiko beho ikibatsi cy'impamba mu gihumbi n'igicumbi igicunditu yehani igicaniro cy'urukundo yarugukwiza uhoruka kotsa nuhunakangukenga urwiku ruhuka rwite geza rugatwiko ku muririmbo gashururi mbuka muririmbo gashururi mbijoro rikimuka kimuratuwenyira nuhura n'ibihinda hakahamu umwanya wo kumuhimba ndahamuhera bugihumuro umuhusukira nkimuhugiyeho naramubonye avuna umuringa ndabutswe atangira akariri yonsanze arihogoza ndatuza nkomeza kumva uwo muhoga tunzuko nakara wese mugwa mu byano nsanze ari izuru ry'umwezi nahanjye mpimbira umwato niko kumwitumwahanga kurutwa nsubiye mwita marebeye nsubiye mwita marebeye kandi atemba amaribori kandi atemba amaribori Nganzo bakwibye nanjye ndashaka hoteli yawe bakwibye bagukubitiye mu mufuka nk'abantu bari bavuye ahantu uri kumva rero nari ndi kubireba nawe noneho hoteli yawe gakondo irasangirwa noneho iyo mu kandi ndabizi aba bose ko ari aba expert mbazi yeah. Nyaruguru 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 we nyaruguru 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 we yeah nyaruguru we yeah nyaruguru we yeah nyaruguririya yari yabarinda nawe barinda ngwe yari yabarinda bashashe ingoma yeah nyaruguru we yeah nyaruguru we yeah ngo umwanzi uza kwanga harakagwishyanga inyuma y'ishyamba harakaryibamba iri murye munda ejo mu gitondo n'akayotero yeah nyaruguru we yeah nyaruguru we yeah humva nyaruguru we yeah nyaruguru yeah humva
ngwihe kibogaboga na nyaruka we ye urubambi ngwe naho zahora haraye mama we umva rero we dore amazi yanjye iye kibogaboga na nyaruka we ye urubambi ngwe naho zahora haraye mama we umva rero we dore amazi yanjye ihe twari kuhira umunyu we ye urubambi ngwe haramuka ikibunda mama we dore amazi yanjye ihe zirasunze ibizuru we ye urubambi ngwe ku gasoro na mutende mama we ku gasoro na mutende we ye urubambi ngwe zahavumbuye inkwavu mama we umva rero we dore amazi yanjye umva rero we dore amazi ya nyanja umva rero we dore amazi ya nyanja umva rero we dore amazi ya nyanja. murakoze cyane. Yes, byari bimeze neza. Yes, ndagira ngo iyi gitari bayimure bayihereze Keriya. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa iyi gitari bayihereze Keriya. Buriya nawe ni umuntu uzi gucuranga bya hatari. 145 ngo iki 141 145. Yes, rero Keriya nawe ni umuntu uzi gucuranga. Wenda reka mbibarize ikibazo. Indirimbo za gakondo n'abandi bahanzi bose bahanga nkawe nka Nganzo cyangwa nka Diane, ubundi uhimba indirimbo zawe wirefera kuri inde, kuri gakondo yawe? Njye njyewe mfatira urugero kuri Mani Martin, ariko nkunda kumva indirimbo zahahise nyinshi, nta nubwo mba nza bazihimbye, ariko nkunda kumva zakaranyuze nyinshi cyane yuko buriya imiziki yose igera ahantu yuzuzanyiriza, nk'umuco wa Kongo, umuco w'i Burundi, umuco izo mizike zose ngenda zumva nyinshi cyane, zose ndazumva. Narangiza nkahita nshakishamo wa mwimerere wacu, noneho nkahuza ibyo bintu kugira ngo indirimbo yanjye mu gihe nzayisohora itazabyinwa n'umunyarwanda gusa. Umuntu uzaba uri South Africa, uzaba uri Kinshasa, uzaba uri Kenya, azumva iyo ndirimbo ahite yumva ifite ukundi kuntu yubatse, ariko isoko ari mu Rwagasabo. Yego. Yawe wirefera kuri inde? Murakoze. Njye numva indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo Masimbi n'Amakombe, Rugamba Cypriani, Bakamariza, Bakayirebwa, Masamba, Muyango n'Imitari. Mbese abantu bose bakora gakondo ngerageza kuzumva cyane kenshi, ariko icyambere kwirefera njye mba numva nasohora misa ubutumwa bundimo, kuko nk'intumbero yanjye muri muzike ni ukuzakora ibihangano bifite icyo bihindura kuri sosiyete nyarwanda, ariko bitari nyarwanda gusa. Bibaye byiza byaba ku isi hose, byaba byanshimisha kurutaho. Ubwo ariko murabizi ujya gutera uburezi arabwibanze. Rero nahereye iwacu n'ibinkundira uko iminsi iza, nzibanda cyane kuri Afurika. Urumva rero muri rusange nkurikira imiziki muri Afurika, ngakurikira mu Rwanda cyane cyane by'umwihariko, n'izindi ndazumva kuko njye nkunda cyane ubutumwa buba mu ndirimbo kurusha injyana cyangwa se ikindi. Cyambere haza message, icyo yashatse yahimbye ashaka ko tumenya iki, dukuramo iki muri rusange. Yes, Keriya ngaho ukora mu mirya ho kabyara we, twiyumvire. ariko ubu sindenganye urazana mikoro yacuranga indirimbo imwe cyangwa ebyiri. Oya nagufatire, mufatire mikoro mwana, mufatire mikoro. Yo gukora narenda zize tikore naka
inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda agasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda buto butoshye azira inenge rurabo rwera soko kwiteke agasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ndamukumbuye umwana nkunda hashize iminsi tutabonana buto butoshye azira inenge rurabo rwera soko kwiteke agasusuruko ye karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ngiye gusura rurabo rwera ngiye gusura soko kwiteke ngiye gusura umwana nkunda umwana nkunda arasa na bike ibintu murabona nzabishobora nta yindi urumva ahantu njyanye niyegereze hariya neza ndugukunda yo yo mutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara kundugukunda yo yo gukunda utagukunda uzi neza ko bibabaza kandi umenye neza yuko nawe byo gushikira kunda ugukunda yo yo naho nugira imana mukihuriza imitima urahacu usaba imana utico umara ukaguma kunda ugukunda yo yo
ariko korona yaratwangije koko korona yaratwangije yatumye tutigira kwiyumvira inoze. Noneho rero ndashaka indirimbo noneho ishyushye byatanye, ndabona mukonje muri mu mavuta y'ibiki ari mu mwuka. ndindirije umwana yoga caracara yoga caninjishi akenyegezi ibisabo wirira wihogora wihoreze nushaka amata ikivuguto wirira ndayaguha wihoreze ukundwa desi muhure cyatete wirira wihogora wihoreze wirira wihogora wihoreze. Keri buretse witwima nta karirimbo k'igifaransa mwaba muzi mwana muhuriyeho? uriya niwe uzi kugacuranga k'igifaransa yezo Indi kondo n'igifaransa subwa birahura. Icyongereza arayizi. bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza nunabura agahinyuka, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. Oh. genda wambara ikamba ukuntu ukeshe bagenzi bawe, ukomatanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. wakuze ukuze neza we ni byiza bihabya cyane, wihakanye umuryango maze ukunde utwibuke shenge, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. urya munsi utangirira amatage ubabaza babanaga, wibagize yabaye myiza niko
byose bisimburana. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma. wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane, maze ugapima iki kirere ugasanga utagiheza. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma. ihanagura iyo marira iwe nzaguhoza tumbonanye, simbi ryanyu ubane n'Imana, bwiza buzira ubuhongano. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma. hambaye igihe nzaba ndi kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane, umpa ikiganza cyawe nguhe icyanjye, twibagirwe uyu mubabaro. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma. mbega shenge urahura koma, mbega shenge urahura koma, mbega shenge urahura koma, shenge urahura koma. Yes, nizere ko rero mwanezerewe mwese, ndabashimiye mvuga yuko mwakoze kubana natwe. Nganzo, ubutumwa watanga ku rubyiruko noneho? ubutumwa natanga ku rubyiruko, bashishikarire kwandika umuziki gakondo, kuko niyo rangamuntu nziza ituma umwana w'umunyarwanda agaragara neza, kandi no ku ruhando mpuzamahanga tukagerayo. Ikindi ndasaba urubyiruko kugira ngo bihatire gukunda umwuga w'ubuhanzi, kuko ni ikintu cyiza kandi gishobora gutuma inzozi za buri wese zigera aho abyifuza. Murakoze. Yes, mabuja wowe ubutumwa watanga? Murakoze. Ntago njya kure cyane y'icyo umuvandimwe yaravuze, ni ugushishikariza urubyiruko guteza imbere umuziki nyarwanda, tugateza umuziki nyarwanda nawo ukagera ku rundi rwego. Mabuja unyegereye bimeze bite? murakoze. ni bya bindi ahanini ubona ko urubyiruko wenda nka generasiyo yacu turi hanze, ntabwo dufite akazi. biroroshye cyane iyo udafite uburyo bwo kubaho wibeshejeho, biba byoroshye kuba watana ukava mu nzira nyayo, ukaba wajya mu bibi bitewe n'icyo uri gushaka. Dukeneye byinshi ariko ntabwo dufite aho dukora cyangwa se aho tubikura. Rero mu bisubizo byiza bitubereye, watekereza ugashyira intego zawe, cyangwa se wenda ku bantu, hari abantu baba bafite ubuzima ariko budafite intego, nabashishikariza kugira intego. Burya iyo ufite aho ugana ugerayo, nubwo bishobora gutinda ariko ugerayo. Ariko udafite aho ujya uhora nyine sinzi ukuntu nabyita, nyine udafite iyo ajya nta wagerayo gute se ntaho ufite. Rero nabashishikariza kugira intego,
kandi buri gihe ugahora wiyibutsa bya bikorwa byawe icyo ushaka kuzaba cyo kugira mbe nk'uyu nguyu cyangwa se ngere hano hari icyo binsaba kandi inzira zihari ni nyinshi gukora byiza nizera ko iyo umuntu akora neza niko n'iterambere riza vuba rero niyo message nabaha ku buzima bufite intego ntacyo butageraho n'umuhate muri byose murakoze ariko rero tugiye gusoza mu gihe gushaka indirimbo muri buhurireho buri muntu arambwira Instagram platform yiwe akoresha kugira ngo n'ababakunda n'abantu bashaka kubatumira mu makwe ngo mubaririmbire mubasohorera abageni mufite amajwi meza mwaririmbira abantu bakabaha ibiceri nkuko muje muvuye kurya bite biceri ni ukuvuga ngo ndahera kwa Nganzo ukoresheje platform YouTube channel yawe bimeze bite? YouTube channel yanjye ni Nganzo ukajyaho ukareba video y'indirimbo gusaza no gusahurwa n'izindi ugakora subscribe. Instagram naho ni Nganzo akarongo shyaka. Twitter nayo nuko ni Nganzo. So ubundi ugakurikirana Nganzo umunsi ku munsi kandi abashoramari nditarayigendera gakondo kwigeza ku rwego mpuzamahanga ndi tayari kwandika indirimbo byose ndabikora no kuririmba so ubwo ufite ubushake mu kunshoramo imari ndi tayari yego. Kelia murakoze ngewe amazina nkoresha kuri platform zanjye Instagram ni tuyizere Kelia, Facebook ni tuyizere Kelia, Twitter ni Twitter ni tuyizere Kelia, Snapchat ntago nzi ukuntu bayikoresha yazanyigisha. YouTube channel yanjye ni Kelia 250 so mwajyaho mugasubscribinga vuba hanga mbafitiye video nshyashya cyane ndakubashiriraho hariho amakava ubu ngubu hariho amakava ariko nari nkiri kwisuganya ngo ndebe ko nakora projet zanjye nazo nkatangira kuzinyuzaho so Imana iri kugenda ica amayira gake gake ndizera kandi ko bizakunda cyane. Ukira amasezerano ufitanye no kono muri Kasuku Media byagenze gute? Hari bitaragenze neza biba ngombwa ko ku mpande zombi tubona ko ibyiza ari uko twayahagarika. Yego. Mabuja. Woweho platform zawe ni izihe? Nakoze nkoresha kuri Instagram ni Diane Izere bifatanye, Diane Izere mu nyuguti ntoya bifatanye, Facebook ni Izere Diane, Twitter ni Izere Diane. Ndumva ni ibyo kuri ubu nta YouTube channel. Oya musore. Hanyuma ubu ndi gukorana na Rixon Production ibikorwa byanjye niho bizajya binyura. Ngobaza isura Rixon Production yeah. Rero sinagenda nababajije iki kibazo Nganzo umusore wicaye hagati y'abakobwa babiri Keri ufite umukunzi? Oya shaka kunshingira Nganzo ze. Nganzo ufite umukunzi? Muhe mikoro. Nganzo ufite umukunzi? Oya nawe mfite. Dia ufite umukunzi? Si ngombwa kubivuga. Oya andi uramufite yego cyangwa ntabishaka se. Uratendeka. Oya afite benshi. Okay icyo gisubizo ni mu kihaye. None ngewe ntacyo mbahaye. Ntacyo duhaye. Rero Nganzo reba mu maso y'uwo mukobwa ubu wagenda nakaririmbo muririmbiye? Rwose. Shaka bisa cameraman azazuminga ho gakenya. Ubu mu buye buryo subwo. Ubwo ushaka. Kuko uravuze ngo afite umukunzi ngo nawe urambwira ngo mfite umukunzi ngo nawe uyitumbwira ngo ndamurimbira mu buye buryo. Kubakorera igikwe muremere. Nk'umufana wakunze uko ndirimba. Nk'umufana wako. Wenda wowe kunda reka nkwereke. Uri umukobwa kugira ngo azakunde umuhungu. Abo umufana kibari ariko umuhungu ashobora kuba umufana w'umukobwa basaka kanya b'umufana wa Kelia ukuntu aririmba nawe umutura akaririmba. Yabanje akandirimbira nta kibazo haje gushya ndatangiye gusarara. Watangiye gusarara muratinyanye? Okay Nganzo umugabo agara mukari okay wamuririmbira igishego? ntago nzi uburyo ushaka ko muririmbiramo. Muririmbe okay ririmbira abana bakobwa bombi. Oya naririmbira abana bakobwa. Kera ufite umukunzi?
ntawe ufite, Nganzo ntawe ufite, kandi turi kuri Yawe TV. Uyu we yanze kubivuga rero. ariko njye mfite ikibazo buriya iyo umuntu afite ikintu ashaka gukora sibyo, ndavuga wenda nk'amarangamutima umuntu akaba yakifuza kuririmbira umuntu, biraryoha sibyo. Ariko njyewe ubaka kanya tuvuga ijambo si warimpaye, ubaka kanya tuvugana, urashaka kunzimiza, ubaka kanya ubu ndi umuranga wa ndashaka gutanga igitekerezo cyanjye sibyo, biryoha nyine kurushaho sibyo. Rero Nganzo ari kumbwira ati wenda turirimbire, ariko kugaririmbira uyu nguyu ngura ni singuye. wowe wavuze ngo nta ikibazo cyawe twacyumvikanye. Rata Nganzo ngenda kwisabiye akaririmbo ufite ku mutima, basi ririmbira abana bakobwa bombi, ubwo hari wiri buze gutushaho kurusha undi. nawe igushimisha. Nyaruka nyarukirayo umumbwirire hazasejo, utamaso yakubonye abona uhise ati niwe, utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe, erega ndagukunda, erega ndagushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Nyaruka nyarukirayo umumbwirire utazaza ejo, utamaso yakubonye abona uhise ati niwe, utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe, utumutima wagukunze wumva uvuze ati niwe, terega ndagukunda, erega ndagushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Si byari byose? Niyo gahunda nuko yarimeze. Aka karirimbo ni keza, reka nkature aba diaspora bose badukurikirana kandi ibashimishe. Tugiye kwisubiramo dusoza, kwari ukugira ngo numve ubu mbashyize mu mavuta neza, si ya Keria si ya Diane, ni y'abakunzi ba Yawe TV muri rusange, ariko muyisubiremo ishimisha aba diaspora bose muri rusange badukurikirana. Umuntu wari we wese ahari ubabaye, wababajwe n'urukundo, iyi ndirimbo yongere mugarure, imubwira ngo amaso yawe ujya kumushaka umubone. Ni ibyo ngibyo kandi nasoza. N'abadafite abo bakunda bazababona, mujye kwa Nganzo mu muflowing mureta mumubona, mujye kwa Keria mu muflowing, mujye kwa Diane mu muflowing, then duteze umuziki wacu imbere mwoka byaramwe. Mu by'ukuri icyo nabasaba abanyarwanda, aba diaspora, izi mpano ko zicaye hano mu mezi nk'abiri atatu imbere, nizere yuko tuzongera kubataramira twaparitse vewiti buri muntu. Sawa, yes, ako karirimbo noneho tugiye kuyiririmba. Aya ni amafaranga menshi cyane, kandi amafaranga menshi, triyari na za billions. Mubikore. Then ubundi wifuza aba bagabo bombi cyangwa uyu musore n'uyu mukobwa n'uyu wundi, wamamagara nkabakugezaho kuri gahunda ni nta kibazo. Yes, iyo ndirimbo noneho tuyitangire, Diana agacurange neza, ubundi dusoreze mu mavuta. Nyaruka nyarukirayo umumbwirire azaza ejo, utamaso yakubonye abona uhise ati niwe, utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe, utumutima wagukunze urakumbuye kukureba, terega ndagukunda, erega ndagushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Nagiye nagezeyo
nasanze amerewe nabi tibabaza umubabarire uko amerewe nabi terega aragukunda erega ndagushaka utahubwo watinze kuza kumureba utahubwo watinze kuza kumureba utahubwo watinze kuza kumureba. Shaka mwakira mu ikipe reka ngushimire wowe warukurikiranye Yawe TV reka ngushimire wowe udutera inkunga mu buryo bwose ubwo bushoboka ushobora kumbwira teme ndashaka kugutera inkunga muri ubu buryo bushoboka mu bifatika cyangwa no mu bitekerezo ukanyandikira hari umuntu waho kugira ngo ntarareba ikiganiro agahita aza kuvuga ngo uriya muntu aririmba nabi atarebye ikiganiro ngo akirangize akagendera kuri opinion z'abantu bindi by'abantu bavuze atarebye ibyo bintu si byiza ndagukosoye Nganzo wakoze kuza namwe mwakoze cyane Kelly wakoze kuza mwakoze kutwakira ubutaha tuzagutumira ufite umukunzi Diana tuzagutumira noneho uri ku umurongo ugabanyije umurongo ugabanyije atwereka umukunzi wasanga nawe umenya ukabigira mbibutse ngo magandi aho bita ku Igitego Hotel niho ndi ubu ngubu niho ndi gukorera gahunda zagenze neza ibintu bimeze neza gahunda zabo ni nziza cyane nyarukira kuri Instagram yanjye nitwa Nyawe 2020 ubundi following gahunda zigende neza ndagushimiye Imana ibaho umugisha mwese mwakoze turi kumwe.